turi mu cyumweru cyo gusenga twikuraho urupfu, kuba maso, twikuraho umwuka w'urupfu, urupfu rwo mu mategeko twashyiriweho n'imiryango yacu dukomoka, itegeko rikuriho, urupfu tugendwaho ruturiho ruturuka ku mwana w'umuntu uhora uduteza iminsi. Haleluya. Urupfu rwica ibintu byacu bigapfa gutyo tutazi ko bigiye. Haleluya. Urupfu dukenyura tukiri bato, turashaka kwikuraho uyu mwuka w'urupfu. Ari umuntu wumva azaba amaso kino cyumweru. Rero turaba amaso dusenga twitandukanya n'umwuka w'urupfu. Bibiliya avuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Haleluya. Ntabwo uzapfa ahubwo ugomba kurama. Ubuzima bwawe ntibuzapfa, ntuzapfusha. Amen. Imana ikurinde igikomere cyo gupfusha. Ni ukuvuga ngo ushaka kukwica nta kindi ni ukukubabaza ubuzima bwawe bwose. Ushaka kukwicira arashaka kukubabaza. Ushaka kugukenyura wowe arashaka kukubuza ibyiza Imana iguteganyirije ejo hazaza. Rero bamaso wikureho umwuka w'urupfu. Menya naho uturuka, menya n'umuntu uri mu ruhande rwawe. Niba ufite umwuka w'umuntu, avuge native, senga cyane kuturusha. Kuko w'icyakora aruhuka kurangije. Handi we umunyembaraga kukurusha. Icyagushoboresha kugira ngo umushobore ni ukwambara imbaraga zo gusenga ukazamuka mu rundi rwego. Ntabwo uzashobora umurozi ujya muri Tanzania urara amajoro uhora ugutongera afite ibyo akora kugira ngo ushobore uri umunyantege. Biragusaba iki? Kwambara imbaraga kugira ngo wowe ntaga umuntu ntahazajya azagumaho. Ni wowe ahubwo urambara imbaraga zijya hejuru ye. Uragira ubutware hejuru y'ubushobozi bwe. Haleluya. Uragira ijambo riturutse muri wowe rituruka mu ijambo ry'Imana hejuru y'ijambo rye ry'ubugome ry'ibyaha. Kuko we n'ubundi azagumaho. Abarozi ntabwo bazapfa. Arya umusengera ntagenda akahaguma. Ahubwo ibyo akora byo bigomba gupfa. Ntibigomba no kukugiraho ubutware. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero iki cyumweru Imana yo mu ijuru dushoboze turikuraho imyuka ibiri, turasengera imyuka ibiri, umwuka w'urupfu n'umwuka w'igisuzuguriro. Urebye biragendana. Amen. Igisuzuguriro w'umuntu ntabwo aguteza gupfa gusa. Hari igihe upfa uhagaze ukaba uriho ku isi ariko ubuzima ntabwo ugenda ujandajana. Umurundi araririmba ngo janda rirenge iyo ndirimba murizi. Janda birenge izuba, teranya rirenge. Baho kubera ko nyine wabuze ukugira. Ubuzima bwawe bwose no guterateranya, nta cyerekezo cy'ubuzima ufite. Harya kwica uhagaze akavuga ngo ntago azabyara, akavuga ngo ntago azatunga, akavuga ngo ntahazagera. Amen. Ubu ni umwuka w'umuntu wakwisha kurangira. Niba tugiye guhangana nawe iki cyumweru, Imana izadushoboze kugira ngo hagire abantu bahindurirwe ubuzima. Nuko mbona bamwe bisibiye ariko wowe uhari wiyakirire. Reka nsome ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere 17 umurongo wa 44 niho ndi gusengera. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Urumva ukuntu umurozi wawe akubwira? Umufilisitiya abwira Dawidi ngo ngwino nkubagire inyama z'ibisiga. Haleluya. Byo mu kirere, ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Muri make ngwino nkwereke, ngwino nkubagire. Yaramurebaga akabona ni mutoya, ntabwo ari bumuneshe. Birashoboka ko uri muto gutyo uko tukubona, ariko ikiri muri wowe gikoresha. Ikiri muri wowe gikoresha kino cyumweru. Yesu ashimwe. Ejo nababwiye ibintu bitatu, reka bisubiremo. Ikiri birashoboka ko umwanzi wawe n'umunyembaraga afite amafaranga, arashoboye, azi kuraguza, azi no kurara amajoro. Ahari wowe uramureba ukavuga ati nzahera he? Ko akora cyane kandi gashaka ubuzima bwawe. Ariko banza wowe wisuzume, muri wowe harimo iki? Ufite iki muri wowe cyanesha umurozi? Ufite iki muri wowe? Reka kwirebera ingano. Goliyati yari munini cyane, Dawidi ngari mutoya. Yari umusore
w'uburanga bwinshi. Dawidi yamure Sawuli akamurira aka gasore, aka gasore karashaka iki? Harawete aramubwira ngo urantera ni ngo ni ndimbwa. Uzi inkoni ya Dawidi? Ni inkoni Imana yari yaramuha, ni inkoni yaragishaga intama mu ishyamba, ni inkoni yakubitishaga idubu, ni inkoni iriho amavuta. Haleluya. Hari igihe bakureba ukuri bakadusuzugura, nyamara biravuga ngo dutungishije benshi. Ukuri kose bigusuzugura utungishije benshi. Arangije aramureba ngo ni ndimbwa, urantera ni ngo ni ndimbwa. Ariko ikintu yari afite muri we, ariko Sawuli atarebaga kubera ko amaso ye ntabwo yashoboraga kureba ikiri muri Dawidi. Ikiri muri wowe gikoresha, koresha ikiri muri wowe. Ikibazo ni wowe. Niyo mpamvu uroza kunesha akakwihebesha. Goliyati yarahindaga, yaratontomaga, Abayisiraheli barihinda. Yatonoma bakihinda, aratontoma ukihinda. Kandi reka mubwire, ni wowe ushoboye. Goliyati ntabwo ashoboye. Ni wowe ushoboye, ntabwo uroza ashoboye. Imbaraga ziri muri wowe nta hantu zihuriye n'iziwe. Ariko ibintu bitatu navuze ejo. Icya mbere ni ukudacika intege, icyo navuze hejuru. Haleluya. Dawidi mwene nyina yamuciye intege Eliyabu. We yageze ahantu yumva abantu barimo baravuga ngo hamurebe uriya Umufilisitiya azamuwe no gusuzugura ubwoko bw'Imana. Atariko umwami yaravuze ngo umuntu uzamwica azamugororera, azanamushingira umukobwa we. Dawidi aravuga ngo bavuze ngo iki? Umuntu uzica uwo Umufilisitiya bizagenda gute? Umwana w'umusore atangira kumva muri we ikintu kirimo, atangira kwiyumva. Aravuga ngo umuntu uzica uwo Umufilisitiya utarakebwe bizagenda gute? Nibwo atangiye kuvuga ngo Umufilisitiya utarakebwe usuzugura ubwoko bw'Imana ni muntu ki? Kubera ikige nta mushobora. Uwo Umufilisitiya ni muntu ki usuzugura ubwoko bw'Imana? Yaramurebye nawe ariko ntiyamutinya. Igihe muri we yaramaze kwiyemeza ko agomba kunesha Umufilisitiya, niwe watangiye kumva amajwi amubwira ngo z'ubwibone bwawe, z'ubwishongore bwawe, wowe urabona wanesha uriya Umufilisitiya. Iyo wahagurutse kurwanya Goliyati wirinda amajwi aguca intege. Ngo aramwumva, Dawidi yumva Eliyabu, arangije amutera umugongo, arakomeza abaza amakuru y'Umufilisitiya. Atera umugongo mukuru we uri kumuca intege, arakomeza atera intambwe agera kuri ku mwami. Yesu ashimwe. Umwami amugezeho nawe aramubwira ati reka mwana wanjye ntabwo wamushobora. Sawuli nawe amuca intege. We none haramusobanurira, arambwira ngo databuja, igihe naragiraga intamba mu ishyamba, intama idubu yaraje ifata intama, ndayifata ndayitanyaguza, nyambura umwana w'intama. Haza n'intare mbigenza gutya ndayisingira. Muri we hari ikintu cyari kirimo, ariko ntabwo yaciwe intege n'amagambo ya Eliyabu. Aramusobanurira. Umwami akomeza amubwira ati mwana wawe ntabwo abishobora, ariko muri we hari ikintu yari afite. Iyo watangiye gucika intege ntabwo unesha umurozi, uraneshwa ukabaho ubuzima budahinduka. Gucika intege kugira ngo uneshe Goliyati bigusaba kudacika intege. Kugira ngo uneshe umwanzi bigusaba kudacika intege. Kugira ngo umwuka w'umuntu uneshe, kugira ngo wikureho itegeko ryo mu muryango w'iwanyu. Bene da, hari igihe tuvuka bavuga ngo umwana uzavuka mu gisekuru cya karindwi akaba ari umwana wa kane, tumutanzeho igitambo iki n'iki. Ya mihango y'Abanyarwanda bakoraga bagaterekera bakabandwa, hanyuma bakagutangaho igitambo. Noneho wazavuka imyaka 40 ntuyirenze ugakenyuka. Iyo uri mu Mana neza rero ukisobanukirwa, Imana igwishura ya myaka bagushyizeho, ukabasha guhaguruka ukikuraho ririya tegeko ryo mu muryango. Ariko bikora umuntu udacika intege. Icya kabiri nababwiye ni ukuba maso, ukigirira icyizere, ukiyumvamo yuko ushoboye. Iyo muri wowe udafite icyizere, utigirira icyizere, ugahorana umwuka wo kwisuzugura buri munsi ukumva ntacyo ushoboye. Umwuka wo kwisuzugura n'umwuka mubi utuma utagera ku masezerano yawe. Nari mubizi? Nta kintu na kimwe washobora wisuzugura, wamaze kubyica buriya muri wowe. Iyo wigirira icyizere, burya abantu baragutinya.
uragenda ukadepoza ahantu wajya muri interview bakareba confidence ufite bari kubona mu ntoki kubera iki muri wowe harimo kwigirira icyizere. Iyo wigira icyizere satani bagutinya burya harimo bizi. Iyo wigira icyizere n'abazi baragutinya. Dawidi yigirira icyizere aravuga ngo no, uwo Umufilisitiya utagibwe uhangara ubwoko bw'Imana ni muntu ki, ngomba kumuhangara kuko njyewe muri gihe hari ikintu kindimo. Hari nagerageje mu biti dubu kandi mu by'ukuri niba arasatuye agakuramo umwana w'intama akayihangana intare n'umuntu intare mbibona umuntu burya, ariko iyo aje avuga ngo duhanganiye burya iyo wamumenye biroro. Umuntu mubi n'umuntu utazwi wihisha ahantu uriya arakurangiza, ariko nka Goliyati we yaravuze ngo duhangane. Byari byoroshye ngo Dawidi yisobanukirwa kuba ari we. Muri we hari harimo Imana, muri we hari amavuta yari yarasizwe, muri we hari ikintu yari afite muri wowe, muri wowe hari ikintu kirimo. Kenshi turakiryamana dizi. Icya gatatu navuze ngo tinyuka. Dawidi arahaguruka aratinyuka. Umufilisitiya ariko yamubwira ngo ngwino nkubagire inyama z'ibisiga, ngwino nkubagire nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Yaramurebaga kuko atakakunda agasya pe, dore uko kangana, nta mbaraga gafite, n'akanyantege nke, ariko ntiyarazi muri we uburyo angana. Hagiye baturebera inyuma, ariko imbere hari ikintu Imana yashyize muri twebwe. Bikurebera inyuma ariko wowe nawe imbere ikikuri murakizi. Reka turebe abantu bigirira icyizere abakuraho. Ikiri muri wowe ntacyo uzi, ntacyo uzi we ushoboye. Yesu ashimwe. Vuga ngo muri jyewe ndakomeye. Ntabwo muzi ikibarimo. Haleluya. Reka twinjire uyu munsi nanone dusome ijambo ry'Imana nanone hano ndacyari muri iki cyanditswe. Reka nsome ku murongo wa 39. Umurongo wa 38. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Ndahera ku murongo wa 37. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Ndashaka kuvuga ikintu kimwe gusa. Bamaso utinyuke kuko ushoboye. Icyo nshaka kuvuga uyu amasaha. Bamaso utinyuke yuko uko urashoboye. Hano Sawuli abwira Dawidi haleluya. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka yandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Aracingira icyizere muri wowe. Ndashaka kukubwira ngo bamaso utinyuke kuko urashoboye. Wikureho umwuka w'umuntu, wikureho umwuka w'urupfu. Urebe ibintu byawe uburyo birimo birapfa, urebe ibirimo birapfa, uhaguruke wongere wirukane Umufilisitiya mu buzima bwawe cyangwa mu rugo rwawe. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda Uwiteka abane nawe. Kubera ko yari yatinyutse, Sawuli ntabwo yari afite kubwira Dawidi ngo bireke ntabwo ushoboye. Hari amagambo menshi yamubwira mukonvenga muri we, yumva ko ari umunyembaraga. Uyu mwana byashoboka ko azashobora uyu Mufilisitiya utarakebwe. Impamvu baguca intege bigakunda nuko nawe ari kumeze. Barakunamura bakakunaniza ukemera nawe ukabumvira. Ntabwo Dawidi byakunze. Mukuru we yamuteye umugongo. Dawidi asobanura Sawuli aravuga ngo njyewe igihe nari mu ishyamba, igihe nari ndagiye intama, amusobanura uwo ari. Wowe baguca intege ukemera. Iyo baguca intege bakwiryamiye, gusa ugiye hehe? Bakwiryamiye. Uwiteka yakurokoye mu nzara y'intare n'idubu, azakurokora no kuri uwo murozi wahagurutse. Ariko kondisiyo barakubwira ukemera. Ugiye muri vewe gukora iki? Nawe utageze muri vewe wabaye iki? Ubwo wageze iyo ujya nyine n'ibitero ni uko utaba amaso nk'ibyo byose. Satani araza akagutega igitero cyo kudasenga. Kubera iki? Hari ibintu wacokoje, wagiye ahantu ukoze ibintu birahaguruka. Nawe kugira ngo bikubuze bigutega mu kurwaza umwana. Ntabwo Umufilisitiya Goliyati uri imbere yawe
ushobora wumvira umwuka. Satani atega akantu gatoya kugira ngo akuvane mu mwanya wawe. Icyo ashaka ni kukwica cyangwa kukwicira. Akakureba akabaye nakomeza kujya hirya izamutabara. Najya muri rashawo azarengera. Hanyuma ugatishyira ikintu hama nawe ntuba maso umenye aho waterewe uricara ukabyemerera. Ukemera ko umwana yararwaye. Nagize akazi kenshi. Ntabwo nyibasha, nagize umutwe. Sinyibasha kurara veye. Ntabwo uzatera Umufilisitiya uri mu buzima bwawe wambaye umwambaro w'intege. Ntabwo uzamushobora udahagarara mu mbaraga izo Dawidi ahagazemo. Mu gucibwa intege na Satani iyo umwumviye nyine arakwica. Aguca intege gute? Aguca intege arwaza abana, aguca intege akubwira ngo iryamire, aguca intege akubwira ngo nta kintu, ntabwo wagera hariya ntibikunda, iruhuke. Afite inzira nyinshi zo kuguca intege kugira ngo utice Umufilisitiya. Umubiri wanjye warushye, ukumva ufite intege nke, hahantu ujya niho wicira Goliyati, yarangiza akahakubuza. Ya masengesho yawe ya buri munsi wica Goliyati yarangiza akahakubuza. Hanyuma yakubujije rero icyo agukorera, none arakwicariza neza. Akubagira inyama z'ibisiga, akubagira ibisiga, akubagira ibisiga byo mu kirere. Donc akugira inyama, ibisiga bikajya byirwa bitondaho. Iyo yakugize inyama se nta mbaraga ugifite. Ibisazi bikakudomaho, ubukene bukakudomaho, uburwayi bukakudomaho. Yakubagiye ibisiga birirwa bikudomaho. Yakubagiye ubukene burirwa bukuriza. Haleluya. Yakubagiye uburwayi, yakubagiye intonganya, yakubagiye icyangiro cyarakwadukira kirwa kigudondaho. Yakubagiye ubushomeri bwarakwadukiriye. Ubwo ibyo nibyo bisiga. Sawuli Goliyati ajya tubaga ibisiga bikatuduma, ugahinduka inyama ziribwa n'abarozi. Kubera iki? Babaye umunyantege. Ibi uri inyama z'ibisiga. Abanyeshuri barakwirwaho uko bashatse, barakuvuga uko bashatse. Kubera iki? Wemereye Goliyati wakutse kamera ko kubaga. Iyo udahagurutse ngo wambare imbaraga arakubaga. Uri ibisiga by'amadeni, nakuri inyama, ibisiga birakudomaho. Ayo ni amadeni. Haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Icyangiro biradoma, kutagira aho ugera. Ariko ni ukuri ntabwo nigeze mbona umuntu umeze nka Dawidi babaga agahinduka inyama, igisungo kikamwadukira ibiba. Ni wowe wibeshaho buriya buzima. Kuki utamenya uburiganya bwa Satani? Kuki utamenya uburyo uri kwicwa buhoro buhoro? Goliyati abwira Dawidi ngwino nkwereke. Nuko nguko ajya atwereka. Nuko akwereka. Wibeshya rimwe kumutera, kabiri bikakunanira, wakagutera. Uribeshya rimwe, kabiri bikakunanira, wakagutera. Akakugira inyama z'ibisiga, akakugira inyama z'abarozi, akakugira inyama z'ubukene, akakugira inyama z'icyangiro, akakugira inyama z'amadeni. Kubera iki? Ntabwo wamushoboye, wahita gushobora. Kuva mu iki cyumweru ndamushobora, ntabwo azongera kungira inyama. Katurebe abantu yibasiye, Goliyati yibasiye, ngo ntazongera kumushobora. Inyama z'uburwayi, ibisiga bidoha bikudondaho, yakugize inyama, uburwayi buri wawe, amadeni. Yesu ashimwe cyane. Yarakuryamishije uremera nyine, mara kudumaho. Amasazi ni wadumaho, bisiga bihuri wawe bitumaho, bidondagura. Yakugize inyama. Yakugize inyama, yakugize wo gusuzugurwa, yakugize
kubaga bakagutuza muri CHK bakagutuza muri Faisal kubera iki wowe wananiwe guhaguruka mu mwice wowe wazakurangiza iyo udahagurutse mu wice Goliyati wowe warakwica Ngwino nkubagire inyama z'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba ziba ari wowe zirya ziba ari wowe zitumaho ziba ari wowe zisuzugura ziba ari wowe Mana yo mu ijuru we turasaba Imana imbaraga kuko nitutagira imbaraga ntabwo wanisha kurya yarakurangije wowe ariko aduma si byose ndabeshya ndikubabeshyira ese shimwe reka duhaguruke twambara imbaraga iki cyumweru twikureho uyu mwuka w'urupfu watwishe uko tutagomba kuba Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye Yesu ashimwe nuko Dawidi arabyiyambura dore ikibazo abantu benshi tugira turigana ukora ibyo abandi bakora aho gukora wowe kikuri muri wowe urigana sibyo ukambara imyambaro itari yawe bigatuma Dawidi utamushobora Dawidi bamwambika Sawuli yambika imyambaro Dawidi amushyiraho yabyambaro byinshi ntabwo ariko ugomba kurwana ambara umwambaro wawe ambara wowe uhaguruka gutera tera nkawe witera nk'akanawe muriganana urambara umwambaro utari uwawe kandi akazi ko atararavuye ko bitakugendekera gutyo uri muriganana wowe utabarirwa muri ve utabarirwa mu kwiriza ubusa urimo uramenya abandi ibyo bambaye umwambaro ni uwuhe wawe ugomba kwambara kugira ngo uneshe Goliyati si ngomba kwiriza uko babivuga ambara uwo mwambaro wawe iyo wambaye si yawe ntabwo uzanesha Goliyati wigana ambura uko kwigana mugenzi wawe byambure maze abantu bagendana hatagira n'umufasha undi ni ikibazo icyo mwakoze n'icyo udakora Dawidi yabaye we abayinike ntabwo yigeze ajya kurwana yambaye intwaro nk'izo bakuru be bambaye cyangwa nk'izo Abayisirayeli bambara we yaravuze ngo no si uko usanzwe ndwana wataye umwambaro wawe ujya kwambara iy'abandi niyo mpamvu udashobora kunesha umwambaro warwanishaga n'uwuhe ni ukwiyiriza ubusa warabiretse ni ukubyuka nijoro warabiretse ntabwo ukirwana none urupfu rwamaze kwiyegeranya mu buzima bwawe hari umuntu ukubwiye uratera ute muri iyi minsi ndashaka ko wambura umwambaro utari uwawe muhaguke tubanze dusinga iryo sengesho kuko igihe cyose muri wowe harimo ibya Louise ndakora nk'uko Louise akora kandi Louise ari muri mubyeyi ndakora uko akora ndakora uko bari abakora wambaye umwambaro utari uwawe hari umwambaro wo gutsindishirizaga mbere uwo ni Imana ishaka kurwanisha muri iki cyumweru hari intwaro yo gutsindishirizaga mbere iyo ni Imana ishaka gufata muri iki cyumweru Dawidi ngo aravuga ngo ya suko nsanzwe ntera wowe usanzwe utera ute urimo uratinya kubyuka nijoro ibyo bikurwanirira utera ute birashoboka ko wowe gutura bikwicira Goliyati none warabiretse urigana birashoboka ko wowe haleluya reka duhe Imana icyubahiro birashoboka ko wowe isaha yasaha kwa kwiriza ubusa kwa binakoraga nibyo byakuneshereza kwa Goliyati hari impamvu uri muratsindwa muri iki gihe warabitaye uri murigana hari umwambaro wambaye utaruwa haleluya ngo nuko Dawidi arabyiyambura iyambura ikintu wambaye kiri gutuma uneshwa iyambura intege nke iyambura uburangare Imana iradusaba amaso iyambura icyo kintu wambaye kitari cyawe
ibyo bigare urimo. Haleluya. Mbere yuko Dawidi anesha Goliyati yabanje kwiyambura biriya bintu bari bamwambitse. Iyo yibeshya gato gusa agatera na biriya ntabwo ari kumushobora. Urimo uratsindwa kuko wambaye ibitari byawe. Uri kurwana uko udasanzwe urwana, uri gutera uko udashaka gutera. Nicyo kiri gutuma utsindwa. Reka dusenga. Ndimo ndavuga gutyo urumva ari iki wakwiyambura, urumva ari iki. Ese shi abantu benshi turigana ugasanga ntitugeze aho Imana ishaka, dushaka gukora uko abandi bakora. Amen. Twambara imyambaro itari yacu, dutwara intwaro zitari izacu, warangiza wagera ku rugamba ugati turashaka kuba batwebwe. Niturangiza gusenga rino sengesho ndakubwira irindi usenga, vuga ngo ndiyambura umwambaro wose nambaye utari uwanjye, ndakuramo, ndiyambura ibikari ndi kugendana nabyo, ndiyambura ahantu ndi intege nke zituma ntabasha kurwana na Goliyati, ndatandukana nazo. Umwambaro wambaye ugutsindishiriza wowe nukuririmba hano ku munsi n'urugero, nugukora isuku. Hari ikintu kigutsindishiriza ariko warakiretse, wambaye umwambaro utari uwawe. Hari undi kubwira, reke dusenge. Nje imbere y'amaso ya Nyakubahwa Imana nyir'ingabo, nambaye ikipapa, ndaciyambura, ndashaka gutera nk'uko nsanzwe ntera. Ndakuramo intege nke, ndakuramo umwambaro w'intege nke, umwambaro wo kudasenga. Mana nkeneye gusenga amajoro kuruta uko nayasengaga. Nkeneye kwambara imbaraga zo gutera ya masaha nari nsanzwe ntera. Nkeneye kwambara imbaraga zo gutera ya saha najyaga nteramo mu izina rya Yesu. Ndiyambura umwambaro naba narambaye utari uwanjye, kwigana se, kurebera ku bandi, ntabwo gukora ibyo wanshyizemo. Ndawiyambura umwambaro, ndiyambura umwambaro w'intege nkeya. Kuryama n'urupfu rudutunge mu rugo rwanjye, kuryama n'ipfuye, kuryama ubukene bwuzuye mu rugo rwanjye, nambaye umwambaro utari uwanjye. Kuryama ibibazo bitutunge mu rugo rwanjye, nambaye umwambaro utari uwanjye. Kurya ibibazo byuzuye mu rugo rwanjye, uwo si wo mwambaro wanjye. Hari umwambaro ngomba kwambara kugira ngo umwambaro mutererane. Hari intwaro menyere gutera mfite, iyo niyo nshaka kwimusumha. Yesu nyir'icyubahiro, nkuyemo umwambaro w'ubunebwe, nkuyemo ibyambaro by'ubunebwe, nkuyemo umwambaro w'ibigare, nkuyemo umwambaro wo kuba mu matelefone. Ndabyanze ibitangaza, ndabyiyambaye amasaha bituma ntatera. Ntambara umwambaro ngo ntere bashe gutsinda aya masaha. Ndabikuramo mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Shoboza aya masaha papa, shoboza kwambara umwambaro wo gutsinda. Ndikuramo iyo myambaro, ndikuramo ubunebwe, ndikuramo ikindangaza cyose, ndikuraho ibitotsi by'ubupfu, ndikuraho ibitotsi by'ubunebwe mu izina rya Yesu. Umwambaro w'ibitotsi by'ubunebwe, umwambaro nambaye w'umunebwe, ndawiyambura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Hari umwambaro wambaye tugutsindwa, umwambaro w'intege nke, umwambaro wo kurebera ku bandi, abakurangaje uri kujya inyuma yabo, aciye akancaha tujyana aha, kandi wowe umwambaro wawe ukube icanye ukakurikira. Biratuma utsindwa. Hari ahantu Imana ishaka guhagarara, ariko ntabwo ari kuwo mugenda nawe Imana ishaka guhagarara. Dawidi arawiyambura umwambaro watuma atsindwa kuramo. Nawe mvuga ngo ndawiyambuye. Bose ngasanga igihe nkangukiye nawe ukajya ukagurikira. Kandi ryashoro, haleluya, rizakuvana ahantu hakomeye. Imana iracyagutegereje kugira ngo rikomeze ikukureho Goliyati wagenze mu buzima bwawe. Hanyuma urigana ngo muri Kuba, nta gihanda afite mu buzima bwe, urimo uramugendaho. Isengesho nirya ku giti cyawe. Tera nkawe, tera kwa kundi wateye bwa mbere, igihe cy'idubu, igihe cy'intare. Hari ukuntu wateye birakunda, ongera uhaguruka utere kwa kundi. Ariko urimo urarebera ku bandi, ariko banza njye nkabya iby'Imana itabikabijemo, nta gutsinda.
bakakugira inama ukemera, bakakwambika imyambaro warangiza ugasubira inyuma, bakakubesha ukwirwa hariya ngo ni ubujiji ukagenda nawe uzi icyo uri gukora, urimo urambara umwambaro wo gutsindwa. Hanyuma ibintu birimo birazamba ubireba, byasubiye inyuma, byarenze aho byari biri, warongera usubira hasi. Kubera iki? Wambaye umwambaro utari uwawe, urimo uratsindwa kuko wambaye ibintu bitari byawe. Intwaro ufite agiza kuneshereza, ambara ya yindi imwe yakoreshereza utsinda idubu n'intare. Icyo ni Imana ishaka. Bahowe subirana rya shyaka, ongera wumve yuko hari umwambaro watsindisha ngo ryawe. Sino urimo biriyongera umuntu urimo ndabwira bifata icyemezo, tugakomeza icyuma tuva mu mutima byuzuye. Hari undi kubwira y'umukurikira izindi, urimo wumvira inama. Iyo buri gihe ugiye kugira ahantu ho gutsinda, ho gutinyuka ko ushoboye, haza amajwi, haza abantu bakwambika, haza bakubwira ati noneho ufunga gutya, haleluya, haza bakubwira ngo gabanya, urimo urarindagira ayo majoro uzarwara imitsi y'umutwe, haleluya. Buri munsi uririrwa ugenda wataye urugo, kera najyaga ndaraviye cyane, nkagera nkahura n'abantu bambwira bati ariko uri ikirumbo, uruturugo buri munsi, atagira bari kumwe ngo tayari rw'inyuma rikansanga ngo bawowe kora icyo kintu wumva kikurimo. Ahita niyambura ya majwi n'abandi bajya inama zitari zo, urakabya kwigiriza, dore ukuntu wananutse. Ese ashimwe, barimo baranyambika umwambaro utari uwanjye, kandi nimuteresha agatsindwa, ntabwo nigeze nkererwa. Ese ashimwe, bakakubwira ngo uri mu biki, sengera mu rugo naho Imana irumva, gira gutyo. Izo nama barimo barakwambika imyambaro itari iyawe, kuriya turi imbere yawe, kugira ngo ubashe kumunesha icyo gihanga kiri mu buzima bwawe, kugira ngo ukirukane. Nuko uba wowe wa wundi wanesheje idubu n'intare mu ishyamba. Wasubiye inyuma mwene data, niyo mpamvu ndi kuvuga ibi bintu. Waratakaye, ntukiri wowe. Ntabwo icyo gihanga uzakinesha udakoresheje icyo Imana yashyize muri wowe, utambaye, udakoresheje ya ntwaro. Reka twumve intwaro. Dawidi arabyiyambura, ibyo bamwambitse mwicaye nta kibazo, turaje dusenge. Ahera asingira inkoni, arayitwaza. Inkoni yasingiriye niyo yaragirishaga intama. Hari intwaro iri muri wowe, iyo niyo yawe, haleluya. Hari intwaro Imana yaguhaye ugomba kurwanisha ugatsinda igihanda kiri imbere yawe. Igihanda kiri imbere yawe ni kinini, kiragaye, nujya kubikora wigaye uratsinda. Ikigeragezo kiri imbere yawe ni kigari, barari gutwarwa n'ibitutsi, shyira hasi, byiyambure, haleluya. Icyo kuri gitaha turakora zoom ya saa 9, gitaha yewe turakora zoom ya saa 9 kugera saa 10:10. Shyira hasi ako kambaro kari gutuma Goliyati aba munini cyane, uko bucya niko iyo agenda aba munini, nuko hari ahantu turi kurwana. Status, Instagram, Facebook, phone, y'umuntu urimo kugira amanjwe, akaguhamagara amasaha 3 akumwanditsa izo phone. Uriya mwanya usomyemo ijambo ry'Imana, uriya mwanya usenzemo, Goliyati uri imbere yawe wamugusha hasi. Ariko ka phone aro urimo arabwira ibyo muri binakamere, birakumarira iki wowe? Witakaza igihe cyawe, igihe cyo kuba maso, igihe cyo gusingira. Reka dusenge. Ahera akasingira inkoni ye, inkoni arayitwaza. Uwo ni Dawidi. Hari ikintu Imana ishaka gusingira, ishaka ko usingira gitandukanye n'icyo kanaka afite. Akuramo ya myambaro arasingira. Singira intwaro yawe,
icyo ufite icyo kizarwanya Goliyati. Singira kwizera, singira kwigirira icyizere, singira kwisobanukirwa, ariko ndashaka kuba gutinyuka kugira ngo ugere imbere ya Goliyati. Birasaba gutinyuka, yumvemo ko ushoboye. Haleluya. Ahera asingira, arayitwaza, yitoranyiriza amabuye ye 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Haleluya. Arahaguruka yifatira utubuye bya bisasu yabyikuyemo, afata inkoni ye, yegera Umufilisitiya. Aramubwira, reka dusimbuke gatoya, aramubwira ati, Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ngo ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana wasuzuguye, Imana yasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza, nkwice nguce igihanga, kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere, bimwe we yifuzaga kumugaburira, ahubwo aravuga ngo jyewe ndaje kugaburira ibisiga byo mu kirere, n'inyamaswa n'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo aba mu isi yose bagire gute, bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Utumuroza kugaburira ibisiga, muri wowe harimo Imana. Wone Dawidi yamaze kwigira icyizere, yamaze guhaguruka agatinyuka, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakiranirwa, adakirisha inkota cyangwa icumu. Amen. Kuko intambara ari iy'Uwiteka, kandi ari we uzabatugabiza mu izina rya Yesu. Haguruka turwane. Intambara tujye kurwana iki cyumweru si y'inkota, ntabwo ari imbunda, nta masasu dukeneye. Haleluya. Dukeneye muri wowe kumenya Imana urimo urarwana, utunzi yariyo, kwizera ufite muri wowe uko ariko, amasengesho urimo urasenga ni masengesho ki? Ese yagutuma unesha Goliyati? Amajoro urimo urarara, niba guhagaze neza, reka tugere kuri abantu bahagaze neza. Imana iri muri wowe, niyo iri buneshe Goliyati. Ntabwo uri bukoresha imbunda bari kuguha, ntabwo uri bujya mu bapfumu ugurisha umurozi. Haleluya. Ntabwo uri bujya kuraguza, ntabwo bikora. Intambara zacu ntabwo tuzirwanisha imbunda, nta nubwo ari amasasu. Turatera mu izina ry'Umwami wacu Kristo wabambwe ku musaraba. Amen. Bari gutwarwa n'ibitutsi, shyira hasi, byiyambure. Haleluya. Amen. Icyo kuri gitaha turakora zoom ya saa 9, gitaha yewe turakora zoom ya saa 9 kugera saa 10:10. Shyira hasi, shyira hasi ako kamaro kari gutuma Goliyati aba munini cyane, uko bucya niko iyo agenda aba munini, nuko hari ahantu turi kurwana. Status, Instagram, Facebook, phone, y'umuntu urimo kugira manjwe, akaguhamagara amasaha 3 akumwanditse izo phone. Uriya mwanya usomyemo ijambo ry'Imana, uriya mwanya usenzemo, Goliyati uri imbere yawe wamugusha hasi. Ariko ka phone, alo urimo arabwira ibyo muri binamagare, birakumarira iki wowe? Witakaza igihe cyawe, igihe cyo kuba maso, igihe cyo gusingira. Reka dusenge. Ahera akasingira inkoni ye, inkoni arayitwaza. Uwo Dawidi. Hari ikintu Imana ishaka gusingira, ishaka ko usingira gitandukanye n'icyo kanaka afite. Akuramo ya myambaro, arasingira. Singira intwaro yawe, icyo ufite icyo kizarwanya Goliyati. Singira kwizera, singira kwigirira icyizere, singira kwisobanukirwa, ariko ndashaka kuba gutinyuka kugira ngo ugere imbere ya Goliyati. Birasaba gutinyuka, yumvemo ko ushoboye. Haleluya. Ahera asingira, arayitwaza, yitoranyiriza amabuye ye 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Haleluya. Arahaguruka yifatira utubuye bya bisasu yabyikuyemo, afata inkoni ye, yegera Umufilisitiya. Aramubwira, reka dusimbuke gatoya,
aramubwira ati Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu ngo ariko jewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo Imana wasuzuguye Imana yasuzuguye uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere bimwe we yifuzaga kumugaburira ahubwo aravuga ngo jewe ndaje mugaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa n'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya kugira ngo aba mu isi yose bagire gute bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana utumuroza kugaburira ibisiga muri wowe harimo Imana woni Dawidi yamaze kwigira ikizere yamaze guhaguruka agatingwa kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakiranirwa adakirisha inkota cyangwa icumu amen kuko intambara ari y'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza mu izina rya Yesu haguruka turwana intambara tujye kurwana iki cyumweru si y'inkota agari imbunda nta masasu dukeneye haleluya dukeneye muri wowe kumenya Imana uri murarwana utunzi yariyo kwizera ufite muri wowe uko ariko amasengesho uri murasenga ni masengesho ki ese yagutumunesha Goliath amajoro ni murarara niba kuguhagaze neza reka tugere kuri abantu bahagaze neza Imana iri muri wowe niyo iri buneshe Goliath ntabwo uri bukoresha imbunda bari kuguha ntabwo uri bujya mu bapfumu urisha umurozi haleluya ntabwo uri bujya kuraguza ntabwo bikora intambara zacu ntabwo tuzirwanisha imbunda nta nubwo ari amasasu turatera mu izina ry'Umwami wacu Kristo wabambwe ku musaraba reka muri wowe ubanza uvuge ngo fata kwanza singira inkoni singira kwizera singira gutinyuka vuga ngo ndashoboye njyewe nanesha Goliath reka tubanze tuvuge ngo hari intwaro ugomba gufata singira kwizera kunesha Goliath iki cyumweru niturangiza turikuraho umwuka w'urupfu vuga ngo muri jewe hari ikintu kirimo harimo n'iryari wateye bigakunda reka turi abantu bigeze gutera bigakunda barwanye n'idubu n'intare bigakunda iriya ntwaro wakoresheje Imana yashaka kongera ukayikoresha ririya sengesho wakoresheje biriya bitambo watanga Imana yashaka kongera ukarenzaho irashaka kongera ugatera kuriya wateye hanyuma noneho nibwo ugiye kunesha Goliath iko rero nibwo ugiye kongera gufata ongera kugutegura Dawidi anesha idubu n'intare yakoresheje inkoni ari mu ishyamba nta ntwaro yari afite haleluya n'aya maboko yiwe yakoresheje wowe ni iki wakoresheje cyagi utera ubugome waguteye igihe idubu n'intare byari biguteye ni iki wakoresheje Dawidi yagura ziriya ntwaro bari bamushyizeho ngo atere asingira inkoni ye cya kintu watsindishije mbere hari umuntu uri kunyumva ugiye kongera ugiterure erega iki cyumweru ntabwo cyoroshye ntukirebe gutya ntundebe kwa mbere ejo nzaguruka ndashaka usingira ikintu tujye kurwanisha iki cyumweru haleluya ni iki watsindishije mbere Dawidi yari yatsindishije inkoni yateruye inkoni ngo yifatire imvumba ye atera utubuye dutanu bashyiramo yegera Umufilisitiya ariko muri we yari azi kiriya nkoni yamuneshereje idubu n'intare ni iki wateresheje mbere ndashaka umuntu nyuma kugira ngo umenye ikintu ugiye gusengera cya gihe byari bikomeye igihe wari urwaye igihe wari utewe igihe idubu yarishe igihe intare yarishe igihe byari bikomeye igihe wari wagiye kugufuma igihe wari watsindishije iki iryo ni ibyo guterura Dawidi ngo asingira inkoni ndashaka umuntu usingira ikintu yari afite mbere singira icyo kintu wari warasize hasi haleluya wari waragiparitse singira isaha saa 9 waparitse terura isaha saa 8 washyize hasi ongera uterura kwiyuza ubusa fatira icyo kintu wasize hasi hanyuma iki cyumweru tubere cyo dukoresha mu gutera Goliath n'icyo washyize hasi iyo nkoni ni iyihe cya kintu watsindishije cyane ntabwo noneho uyiterura ryayine urayiterura yiyongereye n'uburemere haleluya kubera iki mbere wabanje kumenya ko agutsindishirije hanyuma noneho ugiye kwikoresha uzuye imbaraga zo kwizera iyarwaniriye cya gihe igiye kurwanya noneho birenzeho uyu munsi rero tujye gusingira intwaro iyo ntwaro nijye gukopeta Goliath
intwaro warwanishije mbere cyagihe idubu n'intare bigutera warwanishije iki singira mu izina rya Yesu Mana nyir'icyubahiro Mana y'imbaraga hari icyo nateresheje imbere kuko ntakiryamishije hari isengesho rya nijoro nakoresheje kugira ngo nsinde umwanzi w'amagurukiye Yesu nongeye gusingira kora ikimenyetso cyo kuba mudasingira inkoni hari ikintu wataye ndasingira isengesho ndasingira kwa kurara amashoro kwanjye ndasingira kwiyiriza ubusa ndasingira kwizera singira ikintu kizakurwanisha icyumwe kizakurwanirira Mana ndasingira iki kintu iyi nkoni ndayifata ya nkoni y'amashoro ya nkoni y'ubutane ya nkoni y'ubutane ya nkoni y'amashoro ya nkoni y'ubutane ya nkoni yarwaniriye ya nkoni yatsindishije ndayishingire mu izina rya Yesu amasengesho yanjye gutonda yafashe amasengesho yanjye n'ijoro kwizera kwanjye kunesha Goliyati mu izina rya Kristo Yesu ndabifashe nizere zarashidikanya yuko ngiye kurwanya Goliyati kandi Goliyati uri imbere yanjye ntabasha kumutsinda isashime cyane reka dusenga amasaha ari kugenda ko maze gusengera twasengana kimwe cy'umweru tukabasha gucikamira Goliyati muri wowe urumva umeze ute ikintu wari warataye hasi wagitoreye amajoro wataye hasi wayateruye haleluya haleluya amasengesho wari waraparitse urateruye ijoro washyize hasi urariteruye yasahabwa Imana urongera urayiteruye urayishingira urayifashe hanyuma noneho egera Umufilisitiya iki cyumwe egera Umufilisitiya nta imbaraga zifite ariko wowe izo ufite nizo zimurambika hasi niye mirambo yapfuye mu rugo rwawe ndumva icyo kintu ushaka kudusengera imirambo yoroshwe ibintu byapfuye tujye gusaba Imana ngo Mana izuke mu izina rya Yesu imirambo y'amasezerano imirambo y'ibintu byapfubaniranye bitagikora birashindiriye twaroroshe n'ikiworoshe Imana yorosore icyo kintu woroshe icyo kintu cyapfuye ukorosa ukava ngo ntibikunze Uwiteka yorosore ujye gusenga uvuge ngo Mana uyu murambo uri mu rugo rwanjye uyu murambo noroshe uzi ko n'isengesho rihinduka umurambo ukaryorosa warasengeraga akazi none waroroshe ngo none se n'ubundi ko byatinze waroroshe haleluya imodoka irapfa ukorosa ukava ngo n'ubundi niteze izakorwa waroroshe umwana wananiranye n'ubundi ni hahandi namukorera ikise uwo ni umurambo woroshe uburwayi mu rugo rwawe waravuze ngo n'ubundi ntibukira waroroshe ntabwo ukimusengera hari imirambo tworoshe uko niko Umwuka w'Imana ari kuyobora Yesu ashimwe reka tugire gutya imirambo yoroshwe niyihe warubatse n'ibyuzura waroroshe urumva ko bitakunze ntibizashoboka ushobye murambo Imana yorosore wowe ntabwo wabishobora ariko iyo Imana wateruye yorosore hari imirambo yoroshwe mu rugo Goliyati aratonda umukingirayo ukihinda yarangiza akicara byinshi mu buzima bwawe tujye gusenga tubwire Imana ngo Mana iki kintu naracyoroshe nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe Yobu ngo kuri ubukwe kwa nyuma kwaruso kwa mbere nubwo yari yarakubititse nubwo imirambo yari myinshi ku buzima bwa Yobu imirambo y'abana be imirambo umugore yari yamuta ibibi byari byinshi kuri Yobu ariko ubuzima bwa Yobu bwa nyuma bwaruso bwa mbere iyo mirambo woroshe Imana niyizure umurambo wo kwizera zura haleluya imirambo ibyo bintu wataye ukorosa ndimo ndumva bihari waroroshe amasezerano yaratinze ucika intege urorosa ntabwo ukibisengera
reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nyiricyubahiro, Mana y'imbaraga, n'ibice ndorosora iyi mirambo iri mu rugo rwanjye Mana, iyi mirambo yoroshwe. Haleluya. Ndorosora nijoro nsenga nibyuka gusenga imirambo yoroshwe Papa. Yemerera ibyapfuye mu rugo rwanjye bisuke ndakwingiye. Ibyari byaroroshwe byongere gusuka Mana. Mana nyiricyubahiro, imirambo iri mu rugo rwanjye yoroshwe. Babarira Papa, babarira ndakwinginze, babarira mu ruhande rwanjye, worosore iyi mirambo, worosore ibyoroshwe mu rugo rwanjye, worosore Mwami, worosore ibintu bigenda neza, worosore ibintu bisubire mu buryo, worosore Mana ibyari byoroshwe muri Rehoboti byorosoke. Mana nyiricyubahiro bibeho, bisubire mu buzima, bisubire mu bugingo. Amagufa yumagaye turahanuye ngo nabeho, we magufa yumye we ndahanura ngo baho. Amagufa yari yumye mu rugo rwanjye, imirambo yari yoroshwe, nisubire mu mwuka, yongere ibeho. Amagufa yari yumye muri Rehoboti, ndahanura mu izina rya Yesu ngo nasubire mu mwuka. Amagufa yari yumye mu rugo rwanjye, nasubire mu mwuka. Ibyari byarumagaye yari yaroroshe, byoroshwe birahana mu kibaya. Ndasenze ngo byongere byorosoke, ibyorosoke. Umwuka w'urupfu uve mu rugo rwanjye, umwuka w'urupfu uve mu bana banjye, umwuka w'urupfu uve muri Rehoboti wari minisitiri, umwuka w'urupfu uve mu bakristo bahano mu izina rya Yesu. Data nyiricyubahiro, turasenze ngo byorosoke Papa, byongere bisubire mu mwuka, byongere bisubire mu mwuka. Turahanuye ngo amagufa yari yarumagaye, yari ari mu kibaya, asubiremo imyuka mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, tuguhe icyubahiro kuri gikwiriye, ni mu izina rya Yesu. Amen. Worosore uterura iyo muntu wari warwanishije, wari waraparitse, hanyuma worosore ibyo byari bisinziriye, ibyo byapfuye. Genda manuka mu kibaya kirimo amagufa yumye, wongere uhanure. Haleluya. Ezekiyeli ngo yahanuye uko hategetswe, hano uko umwuka w'Imana gutegetse uri hano, genda uhanurire ibyo bintu byoroshwe, byongere bisubire mu mwuka. Birashoboka uri mu mwuka wera. Ezekiyeli yuzuye umwuka w'Imana, aramanuka agera mu kibaya cyuzuyemo amagufa yumye, arahanura byongera kuba bizima, bisubiramo imbaraga, bisubiraho umubiri, bisubiraho umwuka, byongere bisubire mu mwuka, bisubire mu mubiri. Umuyaga uturuka iburengerazuba n'iburasirazuba bijya mu mwuka. Niwemere kubishingura. Hari abantu bahubuka bagashingura, bagahubuka ngo banki yateye ngo ndagurishije, bagahubuka ngo umugabo aragiye ndamuta. Wibyemera, hanura bisubire mu mwuka, byongere kubaho. Haleluya. Niwemere guhanga umupfu wawe, senga Imana usubize mu mwuka, senga yongere kubaho. Bigushuka ngo gurisha ugurisha, ntabwo ari igihe cy'Imana. Baraguha amafaranga atazawe cyakumarira, ahubwo hanura umurambo wawe usubire mu mwuka. Ukora umuyaga hehe? Iburasirazuba n'iburengerazuba, hanyuma bisubiremo iki? Cyangwa waragurishije? Umwuka w'Imana, abafite ugutwi nibumve icyo Imana iravugana nawe. Genda ufate umurambo wawe, fate nitwe dushyingura. N'ubundi se ko yabaye umusinzi ntacyo nakora, uwo amaze gushyingura. N'ubundi se ko yabaye ikirara, uwo ni umwana. None se ngo aracyari ibyiringiro. Amagufa yumye mu kibaya, urakoresha iyo nkoni twatora. Iriya ntwaro wongeye gutora, wari waraparitse hasi, umwanzi ahagukana igitutu akaguca intege. Sibyo mama? Urusura, babarira urusura, sibyo?
worosora umurambo wawe worosore genda worosore bigushuka ngo uratakaza bigurishe birekure